Kuruka uri mu rugendo ni indwara abantu benshi bakunda kubona cyangwa se kugirira ikibazo. Iyi ndwara ikaba iterwa no kugenda uhindura aho wicaye cyangwa se uhagaze mu gihe runaka. Iyi ndwara kandi ikaba ikunze kubaho mu gihe urimo kugenda mu modoka, mu ndege cyangwa se mu bwato. Kuruka uri mu rugendo biterwa n'iki? Ibi ngibi bishobora guterwa n'imwe mu mpamvu zikurikira. Iya mbere ni ukugenda mu modoka igucugusa cyane, ugakata amakorosi menshi ndetse n'imikuku, kandi iyo modoka ifite umuvuduko ukabije. Icya kabiri ni ukutamererwa neza mu mubiri bisanzwe, wenda waba urwaye wagenda mu modoka wenda udasanzwe uruka ukaba wahita uruka. Impumuro mbi ishobora guturuka mu biryo cyangwa se ibindi bintu biri mu modoka, kimwe n'amavuta yo mu modoka nka za essence na mazutu, nabyo bishobora kugutera kuruka. Mu byerekeranye n'ubuzima, dore izo mpamvu tukubwiye haruguru zishobora kugutera kuruka. Ni uko igice gishinzwe kugenzura imigendere ndetse no kugenda utambuka giherereye mu gice cy'ugutwi imbere, iyo kinyuranyije n'iby'amaso yawe agenda abona, byoherereza ubwonko ubutumwa butandukanye. Ako gace gatangira gucangwa, bityo n'ubwonko ntibusobanukirwe. Ibi rero nibyo bitera kumva warwaye, ugatangira kugira iseseme ndetse n'ibindi bimenyetso ushobora kubona, harimo kubira ibyuya, guta inkonda, kubabara umutwe, guhindura ibara ry'uruhu cyangwa se kumva ukonje cyane n'ibindi. Uti ni ubuhe buryo rero ushobora gutuma umuntu yirinda kuruka ari mu rugendo? Hari uburyo bushobora kwirindwa kandi ntibugire ikibazo na kimwe butera. Icya mbere ni uko niba ugenda mu modoka ukumva uri kuzungera, wagerageza gufunga amaso, yewe byanagushobokera ugasinzira. Mu gihe impumuro zitandukanye ziguteye iseseme, egera hari idirishya ku buryo umuyaga ukoraho neza, ndetse buri gihe n'ujya mu rugendo ujye wirinda kwicara ahantu hatuma ubura umwuka uhari. Irinde kureba filime cyangwa se muri telefone, ndetse n'ikindi kintu cyose gituma uhanga amaso cyane, n'izindi modoka n'ibiti byose ugerageze kubyirinda. Irinde kurya ibiryo byinshi cyangwa se kunywa inzoga mu gihe ugiye mu rugendo, cyane cyane ibiryo birimo amavuta menshi. Niba impumuro igutera kuruka, ushobora kwitwaza indimu akaba ariyo wihumuriza igihe wumva utangiye kugira iseseme. Uretse indimu, ushobora no guhekenya udushukarete duhumura neza. Ushobora no kuba wakoresha amaronji, ukazajya ugenda uryaho agace gato gato kugeza ugeze aho ugiye. Mbere y'urugendo gerageza kunywa amazi ahagije, ariko nanone atari menshi, kuko iyo abaye menshi nabwo ashobora kugutera kuruka. Ibyo ngibyo byose mu gihe byanze, ushobora kujya muri farumasi, kubera yuko hari imiti itandukanye iboneka muri farumasi ishobora kuba yagufasha. Imyinshi muri iyo miti yo muri ubu bwoko ukaba ushobora kuyigura udafite urupapuro rwo kwa muganga. Twizere rero ko kuva kuri uyu munsi utazongera kugira ikibazo cyo kuruka ukundi, bitewe n'uko wumvishe ibitandukanye bishobora kuba byagufasha.